bakabihorera bakishyira hanze bakasaragurika, abantu bose bakamenya ko ari abasazi. Ariko iyo bigeze aho hari n'umurongo utarengwa buriya, bihorera umuntu agasara uvuga iby'abasazi, ariko iyo urenze umurongo ibyo bisazi byawe bigashaka guhutaza umunyarwanda kakubaho. Mwaramutse neza abakurikiranye ibiganiro byacu hano kuri channel yacu The Maximum TV Rwanda. Tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu, ariko kandi mbere yuko dutangira reka tubanze dusuhuze wowe umeze neza, wowe bitagenda, reka tuvuge ngo Imana nigena byose, reka twishyire mu biganza by'Imana kandi bizagenda neza, humura. Uyu munsi rero turashaka twongere tuganire ku bibazo biri hagati y'u Rwanda ndetse na Congo. Nkuko mwagiye mubyumva kenshi, hashize iminsi hafi igera mu byumweru bibiri umutwe M23 ukorera mu mashyamba ya Congo utangiye kugaba ibitero ku ngabo z'igihugu cya Congo, aho kandi hakomeje kugenda havugwa ko igihugu cy'u Rwanda gitera inkunga ikomeye abarwanyi ba M23, ariyo mpamvu abaturage ba Congo batangiye gukora imyigaragambyo aho baherereye hose, cyane cyane ku mupaka w'u Rwanda na Congo ahitwa Petite Barriere ndetse na Grande Barriere. Hagaragara imyigaragambyo ikomeye y'aba baturage bo muri Congo bamagana u Rwanda. Byagiye bicicikana ku mbuga nkoranyambaga aho bagaragara bamagana u Rwanda, bavuga ko u Rwanda rurimo ruragira uruhare rukomeye cyane mu gutera inkunga uriya mutwe M23, ndetse abahagarariye guverinoma ya Congo bagiye bagaragara bavuga yuko ikintu cyabafasha umuti rukumbi uhari nuko u Rwanda bakabaye barurwanya ndetse bakaruhindura nk'intara yabo. Ndetse byarakomeje bigera n'ubwo leta ya Congo yicara hasi igatora itegeko risesa amasezerano yose bari bafitanye n'u Rwanda. Mu minsi yashize mwumvishe ko hari umusirikare wa Congo noneho wagerageje kwinjira ku mupaka, akinjira arasa, hanyuma ingabo z'u Rwanda nazo basanga ziri maso, hanyuma ziramwica. Rero nyuma y'uko uyu mugabo arashwe, noneho imyigaragambyo yafashe urundi rwego. Uyu munsi turagira ngo tubabwire yuko imyigaragambyo yafashe urundi rwego rukomeye cyane, kugeza ubu ahantu umunyarwanda aherereye hose muri Congo ubu ni ikibazo, ndetse ni ikibazo gikomeye cyane. Uyu munsi rero ndashaka turebe amwe mu mashusho arimo kugenda akwirakwira ku mbuga nkoranyambaga agaragaza abanyarwanda bahohoterwa, abanyarwanda bakubitwa, abanyarwanda bakubitwa imihoro, ibitiyo, mbese baratwikwa kugeza ubwo bigeze aho umunyarwanda ashobora gutwikwa. Kandi nanone humvikanye amajwi y'abakongomani aho bavuga yuko umunyarwanda kuva ku itariki 15 kugeza ku itariki 25 nta munyarwanda wemerewe kongera kugaragara muri Congo. Baravuga bati turaje twapurike system ya Afrika y'Epfo, ngira ngo murayizi. Reka rero tuze tubive imuzingo, tubahaye ikaze. Patriote, mzalendo haiko kufanya defile, haiko kufanya marche bila action, haiko kufanya marche bila kufanya retour ya kumwanga damu ya Banyarwanda bakafiri. Il faut le 25 sie bote mbarabara, manyumba ya Banyarwanda, mashope. Hakuna gari tena itakuwa nabeba Munyarwanda, hakuna soko tena itaonekana nabeba Munyarwanda. Munyarwanda itakuwa ni nyama yetu ya Rwanda. Munyarwanda itakuwa ni nyama yetu ya kukula. Ukiona Munyarwanda uyo mnapata mboga. Kwanza leo mpaka le 25, le 15, le 16 à le 25. Munyarwanda ifo mu Congo anze kimbia ye peke.
Systeme ya Free Decide munayua. Bakongole biko pale Bukavu. aya Bamingi ni balikuwa amajwi Free Decide. y'umwe mu bantu barimo gushyiraho imyigaragambyo muri Congo, aho arimo arahamagarira abaturage bose kwamagana umunyarwanda aho yaba aherereye hose muri Congo. Reka tugenekereze mu kinyarwanda, arimo aratangira avuga ngo bakunda igihugu, yemwe bantu mukunda igihugu, ubu turi gutegura urugendo, ndavuga imyigaragambyo igamije gushakira umuti abagome b'abanyarwanda. Ubu umunyarwanda ni nk'inyama zacu dukwiriye kurya, umunyarwanda umubonemo nk'imboga zo kurya. Aravuga ati kwanza reka tubahe n'itariki, kuva ku itariki 15, 16 kugeza kuri 25, nta munyarwanda twifuza kongera mu gihugu cyacu, kongera kubona mu gihugu cyacu cya Congo. Mubasohore mu ngo zabo, mubasange mu masoko, mu mihanda, nta munyarwanda dushaka kongera kubona muri Congo. Tugiye gukoresha systeme ya Afurika y'Epfo, ngira ngo murayibuka. Ubu ngubu nicyo kintu cyonyine gisigaye. babihorera bakishyira hanze bagasaragurika, abantu bose bakamenya ko ari abasazi. Ariko iyo bigeze aho hari n'umurongo utarengwa buriya. Nyuma y'uko imyigaragambyo ikomeje, nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame, ndavuga Repubulika y'u Rwanda, yagaragaye nawe avuga ati bareke bakomeze bagaragaze yuko ari abasazi, ati gusa hari umurongo ntarengwa badashobora kurenga. Ese uwo murongo yavugaga nuwuhe? Ko umunyarwanda ubu aho ari gutwikwa, umunyarwanda arimo gutyarizwa umuhoro, umunyarwanda arimo gushakirwa ibitiyo. Ese umurongo yavugaga nuwuhe? Reka dutegereze turebe icyo biza kubyara. Aha ni mu gihe mu Rwanda ubu hateraniye inama y'isi y'ibihugu bivuga icyongereza, Commonwealth. Iyo nama ikaba ikunzwe kwitwa CHOGM. Mbese u Rwanda ruraza gufata uwuhe mwanzuro? Ni ugukomeza inama cyangwa ni ugufata umwanzuro wo kwinjira mu ntambara? Turakomeza dukurikirana ayo makuru, tuzakomeza kugenda tuyabagezaho. Gusa uko bigaragara, imyigaragambyo yafashe indi ntera. Umunyarwanda aho ari hose muri Congo, aho yaba ari atwumva, rwose umunyarwanda amerewe nabi muri Congo. Ngira ngo amashusho muri kuyabona, aho abanyarwanda birukankanwa bakubitwa ibitiyo, ubona babatyarije imihoro, babatema, urabona uwo bashyikiriye baratwikira mu mapine. Mbese umunyarwanda amerewe nabi muri Congo. Reka dutegereze umwanzuro, reka dutegereze uko biza kugenda. Gusa ku ruhande rw'u Rwanda rukomeje guhakana uruhare urwo ari rwo rwose mu bintu bigerageza kuba bafasha umutwe M23. Mu minsi ishize nabwo kandi umuntu uhagarariye M23 nawe yongeye kubigarukaho, avuga yuko nta ruhare na rumwe ndetse nta ruhare na rutoya igihugu icyo ari cyo cyose kigeze kigira mu kugira ngo bisuganye. Bavuga yuko bagurishije inka zabo, bagurishije amasambu yabo kugira ngo bagere ku ntego bashaka kugeraho. Mu by'ukuri rero bavuga yuko aho umutungo bifashisha uva ari mu nka zabo, ari mu mirima yabo, ari mu bavandimwe babo, abo ngabo bari mu gihugu cya Congo, kubera yuko M23 n'ubundi ni ishyaka ariko ritavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Congo, kubwo amasezerano runaka batigeze bashyira mu bikorwa kandi bari barayagiranye. Rero bagerageje kuvuga yuko u Rwanda ndetse n'ikindi gihugu icyo ari cyo cyose nta na kimwe kirimo kirabasha kubatera inkunga. Reka dusoreze aha ngaha, gusa turakomeza gukurikirana amakuru ku mipaka uko bigenda bikurikirana, turagenda tubibagezaho. Murakoze, ciao ciao. Ndakwibutsa gukora subscribe kugira ngo inkuru zacu z'ubutaha zitazagucika, ukore like, ukore share, kandi Imana ikomeze kubana namwe. Murakoze.